igiye kubwira abantu bo muri Australia ngo uri umututsi ntabwo bakumva icyo uvuga icyo ariko. Ugiye kubwira abajapani ngo uri umuhutu babona ko wasaze ntabwo bumva icyo uvuga. Ubabwira ko uri umunyarwanda na passport uzanye iriho u Rwanda. Ujya hari akavuga ngo ariko kwita umututsi cyangwa umuhutu ngo turi fier yo kubyita. Uramaze niba uri fier yo kubyita. Ariko ugomba kumenya agaciro kabyo. Ugomba no kumenya agaciro ko kuba fier ahubwo yo kwitwa umunyarwanda. Nyarwanda hahandi ujya baranakubaza bati iwanyu muvuga rurimi ki? Hashobora kuba hari ababeshya bati tuvuga igifaransa, cyangwa hashobora kuba babeshya ngo bavuga icyongereza. Oya, mu Rwanda tuvuga ikinyarwanda, ntabwo tuvuga igihutu, ntabwo tuvuga igitutsi. Turifuza u Rwanda rumeze rute? U Rwanda rw'abanyarwanda, ntabwo ari urw'abahutu, ntabwo ari urw'abatutsi, ntabwo ari urw'abatwa, ntabwo ari urw'abanyamahanga, ni urw'abanyarwanda. Kubabarira, gushaka kugira ngo dutere imbere, dutere intambwe mu gihugu cyacu twubake, ntabwo bivuze ngo turahemba abicanyi, abantu bicanyi. Ntabwo ari cyo bivuze. Nta nubwo bivuze ngo abakoze ubwicanyi bakoze neza. Ntabwo ari byo. Ariko na bamwe mu bakoze ubwicanyi iyo babyicuza, iyo basaba imbabazi, abantu borosaho tugatera imbere kuko turashaka igihugu gitera imbere. Naho niwoherereza amafaranga interahamwe, nitukugwaho nawe tuzaguha. Babandi rero babahanze aha bababeshya, bababwira ngo nushatse gutaha bakamubuza ngo buretse ngo ntutahe, ngo ibintu biri hafi gutungana. Ngo bazabanza bavaneho Kagame ryari se? Ryari? Byanyuze mu yihe nzira se? Iya demokarasi se? Iyi ntambara se? Iyi barabashuka. Paul Kagame ni perezida wa Repubulika y'u Rwanda wamenyekanye cyane ku ruhare yagize mu kubohora igihugu no kuyobora abanyarwanda mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu cya 1994. Yavutse ku wa 23 Ukwakira 1957, avukira mu majyepfo y'u Rwanda mu muryango w'abanyarwanda wahungiye mu gihugu cya Uganda bitewe n'ivangura n'intambara byari byaribasiye u Rwanda mu myaka ya kera. Akiri muto
rero Paul Kagame yakuriye mu buhunzi muri Uganda, aho yize amashuri atandukanye ndetse anahabwa imyitozo ya gisirikare. Yaje kuba umwe mu bagize umuryango FPR Inkotanyi Front Patriotique Rwanda, wari ugamije guharanira uburenganzira bw'abanyarwanda bari mu buhunzi no kugarura amahoro n'ubwigenge busesuye mu gihugu. Mu cya 1990 FPR yatangije urugamba rwo kubohora u Rwanda. Kagame aza kuba umuyobozi mukuru w'ingabo zayo. Mu cya 1994 u Rwanda rwahuye n'akaga gakomeye ka jenoside yakorewe abatutsi yahitanye ubuzima bw'abantu barenga miliyoni mu gihe gito. Muri icyo gihe cy'umwijima mwinshi, Paul Kagame yayoboye ingabo za FPR Inkotanyi zihagarika jenoside, zikiza abari bagihumeka ndetse zisubiza u Rwanda mu nzira y'amahoro n'umutekano. Ibi byabaye intangiriro yo kongera kubaka igihugu cyari cyarasenyutse. Nyuma ya jenoside, Paul Kagame yagize uruhare rukomeye mu gushyiraho politike y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Yashishikarije abanyarwanda kureba imbere, kwiyunga no kureka amacakubiri yari yaratewe n'amateka mabi. Hashyizweho gahunda zo kwigisha ubumwe, guha ijambo abarokotse n'abakoze ibyaha basabwa kubyihana, no kongera kubaka icyizere hagati y'abanyarwanda. Ku buyobozi bwa Paul Kagame, u Rwanda rwateye intambwe igaragara mu iterambere ry'ubukungu, uburezi, ubuzima, ikoranabuhanga n'imiyoborere myiza. Ashyira imbere indangagaciro zo gukunda igihugu, gukorera hamwe no kwigira, ari nabyo byafashije abanyarwanda kongera kumva ko ari umwe nta vangura. Uyu munsi Paul Kagame afatwa nk'umwe mu bayobozi b'igihugu bafashije u Rwanda kuva mu bihe by'icuraburindi, akayobora abanyarwanda mu bumwe, mu mutekano no mu cyizere cy'ejo hazaza. Ubuzima bwe bugaragaza urugendo rwo kuva mu buhunzi no mu ntambara kugera ku buyobozi bugamije ubumwe bw'abanyarwanda n'iterambere ry'igihugu cyose. Uvuye aha ukajya Japan, mu Buyapani, ukava aha ukajya Australia, ukava aha ukajya muri Amerika, ikintu babanza iyo bakubonye, ikintu cya mbere bakubona ko uri umunyafurika. Icya kabiri barakubaza uri uwo mu kihe gihugu. Iyo usubiza ngo iki. Iyo ugiye kubwira abantu bo muri Australia ngo uri umututsi, ntabwo bakumva icyo uvuga icyo ari cyo. Ugiye kubwira abajapani ngo uri umuhutu, babona ko wasaze, ntabwo bumva icyo uvuga. Ubabwira ko uri umunyarwanda na passport uzanye iriho u Rwanda. Sinirirwa mvuga ngo iyo uvuze kuri umutwe, abatwa bo turanabarenganya nta bibazo batera, ahubwo abandi banyarwanda barabibatera. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki: ujya hariya akavuga ngo ariko kwita umututsi cyangwa umuhutu ngo turi fiyeri yo kubyiyita, uramaze niba uri fiyeri yo kubyiyita. Ariko ugomba kumenya agaciro kabyo, ugomba no kumenya agaciro ko kuba fiyeri ahubwo yo kwitwa umunyarwanda. Umunyarwanda hahandi ujya baranakubaza bati iwanyu muvuga rurimi ki? Hashobora kuba hari ababeshya bati tuvuga igifaransa, cyangwa harashobora kuba babeshya ngo bavuga icyongereza. Oya, mu Rwanda tuvuga ikinyarwanda.
ntabwo tuvuga igihutu, ntabwo tuvuga igitutsi. Tuvuga iki? Ikinyarwanda. Wacyanga wagikunda nicyo kirimo cyane. Ibindi rero ni ababikoresha nabi, ni ababikoresha ku maramuko, hari ababihahisha, hari abahahisha kwiyanga, hari abahahisha kwanga u Rwanda rwabo. Iyo wiyanga, abagutiza imbaraga n'umurindi wo kwisenya barahari, ni benshi, naho muba iyo yose barahari. Iyo babonye wanga u Rwanda, hari abakugana bakakugira igitangaza, ariko uzanga igihugu cyabo urebe icyo bagukora. Uzahagarare hano uvuge ko wanga iki gihugu, bamureba icyo bagukora. Cyangwa uzajya ahandi uba uvuge ko cyanga icyo gihugu urimo kigutunze, urebe icyo bagukora. Ariko upfa kuvuga ko wanga igihugu cyawe bakabiguhembera. Uko bimeze murabizi. Rero icyanzanye hano ni iki? Icyanzanye hano kugira ngo twibukiranye inshingano, duhitemo niba ariyo koko, cyangwa se duhitemo kuyubahiriza no kuyikurikiza, cyangwa se buri wese ajye mu ruhande rwe rumubereye cyangwa abereye, akore ibimukwiye. Igihugu cy'u Rwanda nababwiye, cyanyu, cyanjye, cyawe, cy'abandi, bifite amateka, aya kera n'ay'ubu. U Rwanda rushya rutandukanye n'urw'ejo. U Rwanda rushya rukwiriye kuba urw'Abanyarwanda bose, bose. Ndetse rubamo n'abagizi ba nabi n'abagizi ba neza, bose baraba, ariko bakagira ikiza kubakiranura, nk'uko n'ahandi hose bigenda. Bakiranurwa n'umuco, bakiranurwa n'amategeko, bakiranurwa n'ibyo abantu bemera bibayobora. Nta gihugu kibaho kitagira uko kibaho, kitagira umuco, kitagira amategeko, kitagira inzego, kitagira imitekerereze igomba kucyubaka. Mu Rwanda rushya ntabwo twimakaza ruswa, corruption. Ntabwo twimakaza amacakubiri, ntabwo twimakaza agasuzuguro. Agasuzuguro mvuga
ni ukuvuga ngo ntukwiye gusuzugurika, ariko ntukwiye no gusuzugura abandi. Buri wese afite agaciro, twese dufite agaciro. U Rwanda rwacu rugomba kugira agaciro. Agaciro dukwiriye kuba tugira, agaciro u Rwanda rukwiriye kuba rufite, ntabwo ari agaciro twahabwa n'undi uwo ari we wese nka kado. Ntabwo ari kado. Agaciro umuntu arakiha. Agaciro twebwe abanyarwanda tugomba kukiha. Ba bandi babigira umwuga wo kwanga igihugu cyabo, wo kujya ku muhanda no mu rubura bajyanwa no gutukana no kuvuga ubusa gusa, ntabwo ari agaciro. Agaciro ni ukwicara hariya ukavuga icyo utekereza, ukavuga icyo ushaka, ukamenya ko n'undi afite igitekerezo kindi gishobora kuba gitandukanye n'icyawe, ariko bishobora kuzuzanya bikabubaka, bikubaka igihugu cyawe. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, u Rwanda rwari rusigaranye inkovu z'ibikomere byinshi, abantu barishwe, imiryango iratatana, imitungo irangirika, kandi icyizere cyari gike cyane hagati y'abanyarwanda. Mu gihe igihugu cyari mu icuraburindi, Paul Kagame hamwe n'ingabo ze za RPA bafashe iya mbere mu guhagarika jenoside, ariko urugamba rwo kugarura ubumwe bw'abanyarwanda rwo rwari urugendo rurerure cyane, rwari rukeneye imbaraga, ubwenge n'ubuyobozi burangwa n'ubwitonzi bwinshi. Nuko Paul Kagame yatangiye urugendo rwo kubaka igihugu gishya gishingiye ku kuri, ubutabera n'ubumwe. Mu ntangiriro yashimangiye icyo yise kwigira ku mateka, ariko ntabere abaturage imbata. Yashishikarije abanyarwanda bose kwemera amateka ababaje banyuzemo, ariko anabibutsa ko bagomba kurema ejo hazira amacakubiri. Yashyize imbere inzira yo gusubiza icyizere mu mitima ya bose, haba babuze ababo cyangwa bacitse ku icumu, ababarirwa mu miryango y'abishe, ndetse n'abari mu gihugu cyangwa hanze yacyo, agendereye ubumwe bw'abanyarwanda no kubateza imbere. Mu kubaka ubumwe, Paul Kagame n'ubuyobozi bwa RPF Inkotanyi bashyizeho gahunda zitandukanye, zirimo gacaca igamije kugarura ukuri no guha ijambo abaturage ubwabo mu gukemura ibibazo by'ubutabera. Abanyarwanda bamenye kuvuga ukuri, gusaba imbabazi no kuzitanga, bityo umubano utangira kugenda usubira ku murongo mwiza. Uyu murongo wafashije igihugu kwirinda gutinda mu mwiryane, ahubwo kikarushaho kurema igisobanuro cy'ubwiyunge kandi bwuzuye. Yongeyeho gahunda za Ndi Umunyarwanda zafashije cyane mu gusobanurira abaturage ko imbere ya byose ari abanyarwanda mbere yo kuba abo mu moko cyangwa mu byiciro bitandukanye. Ibi byahinduye imyumvire myinshi, byongera kumvikanisha ko igihugu cyose ari icy'abagituye bose, kandi ko ntawe ugomba kumva ko ari uwo hasi cyangwa uwo hejuru. Paul Kagame kandi yashyize imbere ishyirwaho ry'imiyoborere ishyira abaturage ku isonga, aho buri munyarwanda yumva afite ijambo mu gihugu. Ibikorwa nk'umuganda, itorero ry'igihugu, gira inka n'iterambere ry'imidugudu byafashije abaturage guhurira hamwe, bagakorera hamwe, bagafashanya kandi bakubaka icyizere gisha kivanze n'ishyaka ryo gutera imbere. Uretse ubumwe mu mitima, Kagame yanashyize imbere ubumwe mu iterambere. Yatangije gahunda y'ubukungu bushingiye ku mbaraga z'abanyarwanda ubwabo, ateza imbere uburezi kuri bose, ubuvuzi, imihanda, ikoranabuhanga n'isura nshya y'igihugu ku rwego mpuzamahanga. Ibi byose byafashije abanyarwanda kongera kwiyumva nk'igihugu gifite icyerekezo kimwe, aho buri
wese afite uruhare mu kugera ku Rwanda ruzira amacakubiri. Muri make, Perezida Paul Kagame yunze abanyarwanda binyuze mu kubakangurira kumenya ukuri, gusaba no gutanga imbabazi, kububakira uburyo bwo gukemura aya makimbirane mu mahoro, kubaha amahirwe angana, kubatoza gukunda igihugu no gushyira imbere imiyoborere ishingiye ku bumwe n'iterambere. Uyu murongo ni wo wahinduye u Rwanda rukaba igihugu cyicaye ku mahame y'ubwiyunge n'iterambere rihuriweho na bose.